ese James bino bintu bibona tujya kubura akazi. Sha bro birakomeye kabisa biragoye. Ese nzi ko ari njye nyine wabuze akazi naho buze se namwe mwabuze akazi. Ese nkaho ko nzi ko nabaga ndi ku ishuri umwana ukora akazi ntahe no mfite ngo njya kwiragirira umnyihembere. Ape mwana iyo waje nyihera ibiryo bya saa sita mane nimugora najya nshuga wenda ibiryo byo nago nabibura ariko byaranze mihanda ya wa mugani ubwo vuze ngo kuba ibiryo utabibura birahari ibiryo nyine byo kurya ndabibona ariko bene biragoranye pe Njye mani njyewe nyine ariko mugushe ku ngingo ni hari ahantu uza akajobo byibura ku buryo mwagira ubu unabanza akajobo nkabamagaze hano ariko se ubundi ko wize watu bigenda gute nago musoza kwiga ngo bahite ntago bizi nkanjye wari uri ku ishuri mwege muri karitsiye mwakabaye mushugurika ahantu hari nk'ikiyede cyangwa kandi kazi kuko rero nagiye mvuye school imba ndingamushya mani muri karitsiye nese imba nzana amakuru aherereye imihanda yaragiye iragorana wumve nese David kumera uko wize byagenze bite wumva utarataye igihe reka twebwe nubwo turi hano hanze ariko tubona ibyo kurya urumva ntari bimurabibona ariko kumaze nkubwira urumva uri kumbwa ngo nataye igihe ariko se nimba mfite diplome yanjye nicaranye urumva aba naraje karitsiye nkabona n'ubundi nta kintu mukiriho muracyari hasi tumeze kimwe ufite diplome urumva ikumara iki urumva utarataye igihe urasenga tujyane tuza manze nkubwire aka kanya nta diplome mfite ndabona nta kintu imari ariko ndi kwa praying ariko umenye ko mwebwe nabasize karitsiye nta nkuko mufite nta hene nta n'ikibanza none ndi kubabwira ati munandangirano nabona akazi basi muri iyi minsi ndi kumbwira ati biragoye mba mwibwirira akantu rero ni hano n'ubundi kuri iyi si warize uri kumva njyewe ntabwo negeze niga kandi n'ubundi twese turi bamwe uri kumva none se niba naragiye ku ishuri njye guhiga akazi Salamu basore. Salamu wanje. None salamu. Salamu. Ndabona muhagaze ahangaha agira ngo mbabaze. Na hano mwandangira abakozi ra. Abakozi bakora iki? Ko dukeneye twebwe akazi. Mfite akazi nshaka abakozi. Maremane. Jewe niyo wamakaze ariko kose kaba gukukira inka upfa kuba ari akabonetse. Mfite akazi ngiye ndashaka abakozi. Muri tayari we turahari tugeze muri tayari ahubwo se watugejeje imana hano bimeze mwitegure umva nyine mugende mwitegure hanyuma duhure hano imbere kuri etage aka kanya ugiye asa kite tubure aka kanya ngiye muze duhurireyo ubwo narebe turaje turaje turashije imirongo ako nari wowe takara reka nkubaze ukuntu ufite amagambo urashaka akazi cyane nakushaka uranga nakubwiye ngo witegure duhure hara epfo kuri etage birenze ubwo turaje twebwe meze bite sawa boss abakozi nagutumye abazanya sha boss abakozi ubona narabonye rwose b'inkorokoro ari hehese sha ubu bari mu nzira ubu ngubu bagiye kuza rwose ubu bazashobora akazi ko kurinda iyi banki yacu yego rwose bazagashobora okay ni byiza cyane bameze neza se bafite discipline cyangwa turaguye ibyo bonye byose nawe ubonye ndabizera rwose bameze neza urabizeye yego nta kibazo reka nze ndebe ko bujuje ibisabwa barize se ibyo byose barize uko nabonye ari abantu basobanutse okay byiza cyane ari ngize ngo sibize bazajya babazungu bacu bazabura ibyo bavuga none tudatinze dore amasaha ari kugenda genda ubabwire hajya haza umwe kandi muri discipline kugira mbabazi bazo ndebe ko buje ibisabwa okay kanyende mbabwire rwose sawa kandi hano kazi ngiye kubona bwa mbere dore rero mugiye guhura na manager mugende muvugane iby'akazi ko byestaye ubundi ibindi nuko nkuko nyine mwitware neza ku buryo muri bubona akazi gisabwa simba kore yiparisi niyo ndenganye nta kibazo mani umushara nuzagenda kugurira we nari nta kibazo w'imanza yo zete musore ni sawa boss izina yawe nitwa niyo nshuti forte witwa niyo nshuti uri umusore cyangwa uri ingaragu ndi umusore boss ndi umusore ndi umusore ndashoboye ufite so na nyoko ndabafite so bamwita yitwa David se kutangiye kumbaza ababyeyi buriya ni ngombwa ra uri akazi cyane n'igikago urakama boss mutwihanganye bose bariho wize amashuri angahe nagarukiye mu wa gatandatu segonderi ufite diplome ndayifite bayigutumye wayizana aya nagarukiye mu wa gatandatu
wagarukiye mu wa gatatu segonderi. akazi urakabona ufite birete mu wa gatatu wasorejeho Ndayifite. wayinzanira Bose ako kazi ni ngombwa ko gasaba ibyo byose nari zati kweri. none waje Imbaraga nzifite iki gisabwa akazi cyose kacu kagendera ku mashuri iyo birete urayifite ntayo mfite. wagarukiye makanga wa muginga Ntago nize. ntabwo wize hano Ntabwo dukeneye abize rero Ese boss akazi ndakabuze koko. none uragakoresha Nari iki nje nabyiteguye urabona hano wansubiza. ntabwo dukoresha kwambara neza ahubwo dukoresha warize iyo umuntu yize amenya no kugira isuku Ariko so bazajya bambaza gusoma se. nakubwiye ngo sohoka ntabwo tudukoresha mu gukoresha Wakihanganye kwa makazi ko. mugira inama mugira inama Wakihanganye kwa mugira makazi. inama ceceka mugira inama genda ubwire papa baguha akazi ko guhinga kuko kandi ntabwo wagashobora ntabwo Ndakabuza akazi urakanye. ahubwo se wikeze iyo bagenzi bawe binjire wigenda uzeduka sihute ubwire na mugenzi wawe yinjire si abakozi umunsi nakiriye boss umukozi akazi usakuza ndagashaka ako kazi ninjye kabereye rwose numara kubaza urakabona mbere yuko mbikubaza hari n'ibibazo se boss yego none wabona akazi utagakoreye se ntarebe boss kambwira uri umusore ndi umusore boss ufite imyaka ingahe 17 ko ukiri umwana boss ni akazi njye ndagashaka kandi iyo myaka se si kuri simfite irangamuntu nase ko ufite irangamuntu hari imyaka 18 uragera kubyo wemerewe gukora akazi kacu boss ako kazi rwose none se mundi akazi ubaye ukamaye ako kazi kandi kubera ko mfite irangamuntu numva bitakunda se ntabwo byakunda watuje nyine akazi rwose ihangane rwose ufite so na nyoko ndabafite baza no kuduteza ubwega ntabwo wagashobora bose ndagashobora rwose bose ndakabasha ngiye kubaza ibibazo bibiri ubundi nubitsinda ndakagwa nta kibazo ikibazo cya mbere akarere ka Nyaruguru urakazi akarere ka Nyaruguru ndakumva kuki akarere ka Nyaruguru kari ruguru kandi gaherereye mu ntara y'Amajyepfo impamvu imwe icyo kibazo ntabwo rwose mbajije urumva kiragoye pe ni ukubera nyine ari ruguru iriya ni uko ari ruguru iriya nyine akarere ka Nyaruguru kari mu majyepfo kuki bakise Nyaruguru kandi kari ruguru ni uko ari intara ariko ni ruguru iriya wagitsinzwe wowe cya kabiri bwira abanzi batanu muri Vietnam harimo Knowless hakabamo Jimmy manzi ujye kwiga ntabwo ushoboye ngaho bwira mugenzi wawe yinjire se boss wamaye akazi koko bwira mugenzi wawe yinjire ko kazi ariko nayo ngakeneye boss genda ubafasha papa na mama wawe boss reka nigendere sawa ariko none si ibikozi nakiri uyu munsi uyu munsi ndabona umukozi muraba boss aramutse musore ni sawa boss ndabona ufite ahantu heza ufite na telefone nziza ariko ushobora kuba wavamo umujura wa musore we oya boss uri umusore cyangwa uri umugabo ndi umusore amazina yawe Masengesho ufite mashini nziza ubana na so na nyoko na papa na mama turabana wize amashuri angahe musore wakwita ku cyakuzanye wize amashuri angahe kaminuza narayisoza kaminuza arasoje zero accounting ufite ahantu heza musore wakwita ku cyakuzanye iyi ni inshuro ya kabiri inshuro ya gatatu rero nsohokera mu biro boss akazi ako ariko kose twaguha agakora yego ntabwo wazabangamirwa no gutaha nijoro oya kubera iki amafaranga twaza tuguhemba yazayamaze iki ntayasevinga nyine nawe urabyumva nakubaje icyo wayamaza naguramo ibibanza inkingi se buriya bosi wemera kwiringira kuziringira risike zose wazasanga muri ako kazi sanze zitangonga oya zose ku kazi tugiye kugwe karimo no gupfa birashoboka niba gahembwa hafatika ntarebe twagiye
nyuma yo gusaba twujuje rero ibyo usabwa turumva rero ejo haza ugatangira akazi. Nese boss ako kazi ni akahe nyine? Ni ukuba secretary ukazaturindira hano kuri iyi banki. Boss kubera nariza accounting neza ko ngiye kuza kuba manager hano. Ese ngiye ngakora iki? Gawana bakonabure. Oya, none secretary niwe mukozi twashakaga rero niwe dusanze uje ibisabwa. Ejo zizindwe rero tuguye ibikoresho utangire. Nese boss. Ibibazo byose mwambajije ni ukuba security hano. Yego. Ashe bigutwaye akazi wakabonye. Nta kibazo ahubwo ntabwo mwambwiye umushahara. Ni 50 ku kwezi. Ariko ipuro muzajya muyimenyera. Urigaburira. Ariko umuntu akora neza muramwongeza. Ahubwo twayagabanya cyangwa tukazana undi. Ni 50 umusore. Nta kibazo. Mu gitondo wizindura. Imyenda y'akazi. Sore ndizera akazi wakumvishe mu gitondo wizindura. Ako ese boss neza accounting mfite A0 none uri kumbwa ngo dumbe 50. Uzi ko amashuri umuntu aba yarize. Gereka amafaranga. Gereka no kubikora security. Iyo utafite nakuba habo yagenza yose sose kubwo n'amashuri bafite. Boss mazi utanatekereza. Uvuze ngo ngakashobotse.